izi nkeragutabara nazo zibamo abajura. Iyo abanyerondo abenshi ni abajura. N'umunyerondo ari umunyerondo ashobora kuza akakubwira ati nimba utazanye amafaranga ngo utambutse abantu ndakureka bakunige. Ariko ari igihe bashobora kumugira gutya yibye nk'umuntu. N'abanyerondo benshi baba ari abajura. Ariko ndareba ndavuga ni ibintu byo kwirwa nirukana leta bamfunga mu gitondo nimugoroba natahe ejo nkongera ngasubirayo. Ntabwo nemeranya nabo ko nta gihamya mbifitiye. K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. Njye nitwa Bizimana Jean Baptiste. Hano turi hitwa? Hano turi ku kiraro cy'abasirikare. Aha wabaye iki ku kuboko se? Ni poseze yandiye ndi guposa umuhoro. Igose? Ko se hari abavuga ko bagutemye ahubwo ngo wagiye kwiba ukuboko bakenda kuguca. Oya aho ngaho barabeshye. Nibyo byumvanye gusa se? Ni wewe wenyine mbyumvanye. Yagiye kwiba bakamutema ukuboko. Ntabwo yagiye kwiba bakamuca ukuboko. Oya nta wamenya ariko hari igihe bamugira na gutya yari yibye n'umuntu ariko kubwo ibyamubayeho nawe yaguha ubuhamya. Ariko hari igihe bashobora kumugira gutya yibye nk'umuntu uko ibyo bijya bibaho. Nk'ahangaha dore ibisambo twirirwa tubifata buri gitondo nibwo twahise dufata abanyerondo hano basigaye baforona ingango ariko ntago bakiba. Jewe ndi umucuruzi hano Nyabugogo. Ndi umucuruzi aho Nyabugogo muri gare. Y'umuntu bavuze Nyabugogo hari mu minsi yashize ahita yumva ibintu bijyanye n'ubutekamutwe n'ibiki ibyo bintu biracyabarizwa muri Nyabugogo. Ubutekamutwe kuriya kwa babatubuze bamwe batuberaga abantu nka kwa kundi umuntu yiviriye mu cyaro yinjira muri gare reka bo babamazemo bazanyemo abayobozi barabatoraguye nta n'umuntu n'umwe wabonamo w'igisambo. Nuko dufasha urabona hano hejuru hano ku ishyamba aho bita Ijari hari abaturage bahatuye. Umuturage ari kuzinduka hano hejuru Ijari ubuce hano ku kiraro cy'abasirikare wagenda ukagerayo na moto zigerayo. Umuturage yazindutse saa 10 kwa kunda bamanutse yikoreye agafuka cyangwa afite n'ikindi kintu bahita batega bakamwambura dore induru ziraho hejuru aho ku muhanda w'igitaka abantu bafite ibyuma sibyo. Nuko dutabariza rwose iriya nzira y'Ijari harimo ibisambo biteye ubwoba buri munsi bari kuhanigira abantu. Nicyo nakubwiraga nka gutya dore abanyerondo baraza bakirundira hano ku kiraro kandi dutanga umutekano. Baraza bakirundira hano ku kiraro Fazari saa 10 umwisilamu ajya avuga bagenda bicare muri ya nzira y'Ijari nta muntu uzongera kwibwa. Ariko ya masaha yo kuzinduka nta muturage ujya umanuka ngo agere mu nkunda mahoro abana baba bagiye kuranguza haruba wasaruye inyanya ziwe ibigori byiwe kugira ngo abigezeyo bikaba ikibazo. Ico kintu rero ni mudufashe nta mutekano urimo hari hejuru kuko abantu bari gutaka buri saa 10 buri saa 10. Nico navugaga rwose Muragata gushikuza TV ariko n'ubu nibabura hari utwana turimo kubona tuvukamo hagata turimo kuvuka tukavuga dufite iyo ngeso yo gushikuza ariko nta nubwo banazi ko iyi leta y'ubumwe ifite iri maso. Aha tubira kadogo si mu minota mike ya akagoro bakagufata bakwemeze ishati ibaye gukuramo. Abo bantu baturuka aba bantu bisimba mu miyaga yo mu misozi hafi muri amatongo bashenyemo abantu berwa baryamye naruguriye dore mu hejuru anga dore hano nasiyo uzamukiyemo hariya n'ubana umupapa duturanye hari haruguru iriya yavuye gururuye kiruhura abana ko bamuzamuka none bamukora mu mufuka amwambura amafaranga telefone abantu kubyo yageze mu rugo amerewe nabi. Kiraro cy'abasirikare mubona ari iki cyakorwa kugira ngo hagaruke umutekano? Ereka ntabwo hano ku kiraro cy'abasirikare neza bakiza ngo babihakorere hano haba inzego z'umutekano nabo abasirikare bani mugoroba urumva kandi umusirikare ari ijoro rya mugenzi wanjye ari ijoro ryacu ariko nawe ntabwo yareba nk'Imana. None umujura guca muri humye nawe ubwaho uhagaza ushobora guhagarara aguhagaze nyuma agahita gukoramo. Urumva ko ari ikintu umujura afite amayeri menshi agomba gukoresha. Tugiye cy'umujura umujura agira amayeri menshi agomba gukoresha kandi bijyana n'itekinike imutunga. Ubwo rero kuvuga ngo icyo bakora ahubwo ni bahanahana amakuru bamenye ngo abayobozi baba muri utwo duce mu midugudu buri cyambere n'amakuru
umuyobozi w'umudugudu atatanze amakuru cyangwa umutekano nta nubwo ntiwamenya naho umujura ahereye. Wowe no wakubwira ngo ugenda ushonje muri aba bantu bose untonyize umujura ntiwamumenya, unangiye nabigisambo utabizi wabimenya. ubona inzego z'umutekano zishobora kuba zibigiramo uruhare kugira ngo badacika burundu bano bajura? Ikintu nakubwira cya mbere abayobozi babigiramo uruhare n'abibanze n'abanyamudugudu. Izi nkera gutabara nazo zibamo abajura. Iyo abanyerondo abenshi ni abajura. Reka nguhe urugero, wenda ko atagira uvuga ngo mwise umujura da, ushobora kuba ndi umunyerondo njye, uyu akaba ari igisambo mugenzi wanjye uyu. Noneho kugira ngo umukingire ikibaba kwibe ubikora banakureba bo bakigendera. Noneho wagenda bagakubita urwamo kandi umujura yagize ute yacishe niyagiye. Uko zumva aho kandi urumva ko umusirikare niba aranga ntabwo ajya kureba ibyari yahiye hararuguru. Umusirikare niba araruguru hano ntari bumenye ko birangiye byose ntabwo biburangire. Umutekano wa hano se hano hantu barahamburira, urazamuka wenda ari nka nijoro wenda nka saa moya n'igice cyangwa saa mbiri nta muntu ubikinyura aha ngaha keretse umuntu ushiritse ubwoba. Nanjye mama yari yaje ariko iyo ngiye gutaha njya kuzenguruka uriya muhanda wo hirya, njya kuzenguruka umuhanda wo hirya kubera ko inangaha umutekano ni muke. Wenda bamwe bavuze ngo abanyerondo baba bahari, ariko umunyerondo nimba ahagaze hariya undi ahagaze aho ndahagaze aha ngaha hariya agaturuka igisambo baziranye. N'abanyerondo benshi baba ari abajura, abanyerondo benshi baba ari abajura. N'umunyerondo ari umunyerondo ashobora kuza akakubwira ati nimba utazanye amafaranga ngo utambutse abantu ndakureka bakunige, kandi ntabwo wakanga kuyamuha kugira ngo agutambutse, kandi nabwo ushobora kuyamuha. N'ubundi yagera hano wogeze ari hejuru agahita akwereza umunyerondo n'ubundi akaza akakuniga. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. N'abanyerondo benshi rwose baba ari abajura. Umunyerondo araza wenda uri nko kuzunguza nijoro nyine kwa kuntu uza nijoro uvuga ati nabakirimo, abarara bakaza bakarya nk'amagi 3. Urumva ko ubuhombye. Nimba bari amagi 3 se uteganya kwishyura iyo nzu, umunyerondo araturuka hariya ati rimumwishyure, bagacisha ukuboko inyuma bakamuhereza icyo 1000 bakigendera nawe nagira icyo avuga kandi ari umuyobozi. Twebwe rero mudukorera ibivugizi. Ntabwo nemeranya nabo ko nta gihamya mbifitiye, kuko njye nizera ko umuntu leta hakazi aba yari yatoranyijwe, aba yarimo ntabwo yaba ari umunyerondo nguwo yaba ari umujura nyine wihishe imyirondo. Irondo ryari ryivanze n'abantu, ariko ibyo sinajya kubihamya ko uri bivuze afite wenda igihamya, ariko ntabwo najya guhamya ko umushinga umutekano yaba mu bawangiza babamo, ariko ntabwo najya sinabihagararaho. Ingeso umuntu buri wese afite ingeso yiwe nyine wasanga nibeta n'abandi atari irondo ryose. Gusa icyo mbaziho ni uko batakora paturuye nk'uko bikwiye, abagomba gucunga amasaha bakajya kwiryamira. Niyo mpamvu nicyo kintu kibonekaho cy'ubugizi bwa nabi. Gusa igiteye ubwoba ni uko umuntu aba ahora yumva yamajwi y'abafatiwe mu nzira, abanizigiwe mu nzira. Inkomere tuba tuzibona nk'aha mu isoko twiba batwiba buri munsi. Usanga umuntu uti umumotari yarantwaye aranjanjyana gutya angora 200 angahe, uyu yarantwa gutyo. Ibyo bintu birari muri Kigali, ariko ntabwo nakemera kubona paturu abanyerondo baba bari muri Rwanda. Nibyo tumaze iminsi dufite amakuru duhabwa n'abaturage batugezeho ibibazo bitandukanye, cyane cyane by'uko hari abantu babibaga muri kariya gace ka Nyabugogo. Hari abo twanafashe, natanga nk'urugero umunsi tariki ya 22 mu masaha ya saa 8 z'ijoro akira mu rukerera, bityo dufite ko hari abantu batega abantu bakabambura. Hari abo bafashe, ngira ngo si umunsi gusa ndetse no ku munsi w'ejo hari abo twafashe. Navuga ko nko mu minsi 2 twafashe abantu batandukanye, cyane cyane abakurikirana bwo gutega abantu abambura ibyo bafite, ndetse n'abandi usanga twakwita abantu baba nk'inzererezi, ari nazo zigira n'uruhare runini mu kuba yashikuza ibicuruzwa by'umuturage cyangwa se n'ibindi yaba afite akabimwambura. Twamaze no gufata abantu 23 mu gihe cy'iminsi 2, bakisanga no ku bandi twafashe mu minsi yashize.
ni ikibazo rero dukurikirana kugira ngo abantu bose babikora batabwe muri yombi bityo umudendezo n'umutuzo w'abaturage uboneke. Icyo rero tubwira abaturage ni ukumva ko umutekano wabo urinzwe, zirahari n'izindi nzego zishinzwe umutekano zirahari kugira ngo turinde umutekano w'abaturage. Nibahumure rero wigire mu kazi kabo uko bisanzwe. Icyo tubibutsa buri gihe ni imikoranire yo guhanahana amakuru kugira ngo abantu nk'aba ngaba bafatwe. Birumvikana ko hari abo mwataye muri yombi, ariko se ku kibazo cy'abanyerondo bafatanya n'abo bambuzi bo mubateganyiriza iki? Icyo cyaba ari ikindi ku rundi ruhande. Ntabwo ushinzwe umutekano yahindukira ngo awice. Ibyo rero twabikurikirana haramutse hari ugaragaweho iyo mikorere mibi se cyangwa kuba nawe yagira uruhare mu kwiba nawe yabikurikiranwaho. Icyo rero ntabwo twari tugifitiye amakuru, twabikurikirana rero hagize ubigaragayeho arafite uko anahanwa, ashobora kwirukanwa mu kazi, ariko yaba anakoze n'icyaha gituma akurikiranwaho akaba yanakorerwa n'amadosiye agashyikirizwa ubutabera. Ni ikintu twakurikirana kugeza ubu ntabwo twari dufite amakuru ko hari umuntu ushinzwe umutekano ushobora guhindukira akaba ari nawe uwica. Ngayo nguko urakoze cyane.